Tubahe ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mukaba mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri tariki ya 2 Werurwe 2026 twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu byagaragaye ari bike, ariko ku masaha yo ku gicamunsi bigenda byiyongera ndetse bikaba byatanze imvura nke uhereye mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'amajyepfo yaho. Imvura kandi yagiye igaragara mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali, iby'intara y'Amajyepfo ndetse n'iby'intara y'Iburengerazuba. Ku munsi w'ejo turateganya imvura, ariko ejo ku itariki ya 3 Werurwe imvura ikaziganza ku masaha yo ku gicamunsi. Reka duhere ku bipimo by'ubushyuhe turebe uko biteganijwe mu masaha ya mu gitondo kare. Turateganya ko mu gitondo kare, no kuvuga igipimo cyabonetse ku masaha ya nijoro kiriwe kiri hagati ya °C 13 ndetse na °C 18. Nyabihu niyo iteganijwemo igipimo gito ugereranyije n'ahandi mu gihugu, igihe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare ariho hazaba hari igipimo kisumbuye ugereranyije n'ibindi cya °C 18 mu gitondo kare. Hateganijwe kandi ko muri rusange ikirere kizarangwa n'ibicu byinshi, ariko imvura ikaba iteganijwe mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburasirazuba, no kuvuga Ngoma, Kirehe ndetse na Kayonza. Hakaba hateganijwe kandi ko na Bugesera imvura izagwa. Imvura kandi iteganijwe mu mujyi wa Kigali, ikaba inateganijwe mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara y'Iburengerazuba, kimwe no mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Amajyepfo. Gusa ahenshi imvura izatangira n'ubundi ku masaha yegereza aya saa sita. Imvura kandi ya mu gitondo iteganijwe ni imvura nke. Naho ku masaha yo ku gicamunsi turateganya ko imvura iziyongera kandi ikumvikanamo inkuba. Imvura yo ku gicamunsi rero iteganijwe mu turere twose tw'intara y'Amajyepfo, mu mujyi wa Kigali, utw'intara y'Iburengerazuba, utw'intara y'Amajyaruguru n'utw'intara y'Iburasirazuba. Ahenshi kandi ku masaha yo ku gicamunsi nanone imvura ikazagwa ku masaha yegereza ay'umugoroba, uretse mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'iy'Amajyaruguru y'Amajyepfo hateganijwe ko imvura izatangira mbere ugereranyije n'ahandi. Hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe ku masaha yo ku gicamunsi kizagera kuri °C 28 ziteganijwe mu karere ka Nyagatare. Ahandi hasigaye mu gihugu igipimo cy'ubushyuhe kiteganijwe kiza kiri hagati ya °C 22 ndetse na °C 27 ziteganijwe mu karere ka Bugesera. Mu mujyi wa Kigali ho hateganijwe °C 26. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga uringaniye ariko ushyira kuba mwinshi, uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse n'9 ku isegonda. Umuyaga uzaturuka ahanini mu bice by'Uburasirazuba bwa Afurika werekeza mu Burengerazuba bwa Afurika, no mu Rwanda niko biteye, uzaturuka mu Burasirazuba ugana mu Burengerazuba. Reka dukomeze tureba iteganyagihe ry'indi minsi iri imbere kugeza ku itariki ya 6. Ejo nk'uko twabibabwiye imvura iteganijwe ahenshi ku masaha yo ku gicamunsi, ariko hagati y'itariki 4 n'itariki 6 za Werurwe 2026 turateganya ko imvura iziyongera kandi ikazagwa henshi mu gihugu. Dukomeze twitwararike kuko ubutaka bumaze gusoma n'imvura ikaba ikomeje kuba nyinshi. Ibiza rero turateganya ko bishobora kwiyongera. Twitwararike ndetse dufate ingamba zo guhangana nabyo. Dusoze tubabwira yuko kandi ejo izuba biteganijwe ko rizarasa saa 12:04 za mu gitondo rikarenga saa 12:21 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarakira ryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.